sura amateka yawe, sura amateka yawe, urebe igisekuru cy'iwanyu uko kimeze, ukirebe uko gisa, nurangiza wigereho nonaha urebe wowe wo muri Kristo Yesu. Ntabwo ari ugusenga cyane nuko watoranijwe, ntabwo ari imbaraga nuko Imana yakumenye kera, ntabwo ari ibindi nuko yo yakwiteguye, nuko yagutsindishirije, ntabwo ari ibindi. Ntabwo ari ibindi. Nitugera aha tuyituke bakundwa, twebwe ntabwo turi mu cyimbo cya ba Pawulo, no, ntabwo dusimbura Yeremiya na ba Yesaya, turi mu cyimbo cya Kristo Yesu. None mu cyimbo cya Yesu ujye kugura maraya hano muri korodoro, mu cyimbo cya Yesu ujye kuroga wicare mu nteko y'abanyamagambo, mu cyimbo cya Kristo ntabwo wowe uri umutware mu bwami bwo kwaso haraciriritse uzapfa baguhambe. Turi ibisonga n'abatware beguriwe ubwiru bw'Imana. Haleluya. Twebwe twahawe kumenya ibihishwe, tureba mu wundi mugabane aho telesikopi zitareba, turebayo ibyo amatwi y'abisi atumva turabyumva, ibyo abantu baboshye tudahari tubibohora tutariyo babiboheye. Umva ubwo butware. None tujyeho tubabaza Uwiteka, ntibikabe, 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 ntibikabe. Asante mama, asante, asante. Ntibikabe, ntibikabe. None tujyeho abari bwo tubabaza Imana. Abuduru Karimu sinigeze ndota mpagaze n'imbere y'abantu ndi kubabwira ngo Yesu ni umwami. Ntabyo narose, iby'inzozi zanjye zitagezeho Kristo yabingejejemo. None tujyeho turakaza Imana. Ntibikabe, 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 ntibikabe. Bene data, mwebwe iyo muri kuramya Imana ibura icyuho Satani yateje mu ijuru, ikavuga ngo ababazi iby'icyuho. Iyo muramya mutuma ijwi ry'abakerubi ricecekera imbere y'Imana, Imana ikumva indirimbo ziri mu bera bo mu isi. None tujyeho tubabaza Imana. Pawulo yaravuze ngo niba no kurya inyama bigusha mugenzi wawe, uzihorere, wowe uzazihorere, wowe uzazireke. Timote kikundiraga gukora siporo mu gitondo, kandi ntacyo yari yitwaye, ariko bigusha abakecuru. Abakecuru baragwa, Timote yandikira Pawulo aramuga ngo abakecuru basigaye bantuka. Pawulo aramuga ngo bahugure nk'abanyogokuru cyangwa abanyoko. Pawulo amenya icyo bamuhora, asanga umwanya wa niba turaba yagiye muri tize, arangije aramuga ngo kwitoza ku mubiri kugira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana. None se dutinde hariya